Ndi Papa Sava. Oya, nigeraga ahantu wowe wicara ukavuga uti ngengeye kuguza sako. Mwebere rimwe ukajya wicara ukifata gutya ati uri kureba hehe abo bataha. Agiye kumera nawe n'ingaro uri kudusaba usigaye hariya. Cyakora cyane kabwiza ukuri. Ngemba mbona buriya akabari ari fotokopi neza y'ikuzimu. Mujya mubibona. Ukajya namwe muganira gutyo. Ubu munezero umuntu akura mu kabari ushobora kwicara ukawugereranya n'ikuzimu. Nawe ko kusobanutse. Akose degidi w'imana. Aya nagenda. Twese uganira nawe. Oya. Ikuzimu tuzi ko hariho. Mumbe nko mekanisme. Yimweshereza orantashushu. Ubwo se ku buryo mugiye gusomana. Ndinda gusomesha cyara kuzari. Yuza n'ikirahure. Isankwesheje. Ariko hari imiheha. Imiheha se bayizana niba hari imiheha. Imiheha hoya imwe ya fanta. Ya plastique barayiciye nayo yangiza hari Ariko se ku buryo naza nyuma yadashobora kunywesha. Ntago imiheha digidi. dore ibintu wawe kabyaraho ziko wagira ngo ni ibikoboko by'umukanana w'isi Aho kugusomya nawe mu muhanda twagiye twiba reka ahubwo sheri wanjye adumishe urembo Abihere gutya ubwo. Ariko se mari urabona ibi ubukuyeho akaba ariko nukira nunda karya Niye ntago mwangoye ko mbona nta kintu bibabwiye. ndagatanze. ariko yuko afite amagaye Usa yanyweye. Mwebwe mwatumye mwamuniganye ijambo. ibyo yankuru ariko ariya nkuru nayivumbuye niya wa mugore wagendaga niyindi narigeze muri by'ukuri wa mugore wari uri hariya wari uri Washezaga. Uriya mugore ufite umugabo n'abana. Umva ariko akajya byina akabyisha umusore ubanye sinzi. Akora umugabo namwemeye. Naga yavuga yifataga ngo Oya se kandi. Ntabwo se ntabwo muzi ko yagiye kwikuba ku mugabo. Amwikuba umva. Wa mugabo apeke. ariko se yikubaga abyina uwuye muziki ko umuntu aba yararangiye turatuzi icyo bashyizemo mu kabari Tumeze nk'amatanga. nanjye cyanyobeye Ntabwo se ntabwo ari ukubyina. Uko afite wa mugabo ukuntu afite umugore ufuha. Uko afite umugore ufuha. Ariko uriya mugore uzanu byaturutse ariko digidi. ntabwo ari ugufunga Digidi. uriya mugore yaje ari tayari si yaje ari tayari yapfuye gusoma rimwe yanyweye ikiyoga cyari kimeze cyajyaga kumera nk'iki noneho akubita akambera ka kabiri atuje umugabo nawe yicaye aha n'abana batuje n'abana bakakoma batse ndumva harimo n'imishishito imishishito umugore amaze gushyiramo ka kabiri bona byatangiye agenda ashyiramo utuntu twabora ababwanutse ariko ameza y'inyuma ameza y'inyuma yagiye umugabo aramusomye kirangije yo yaje noneho hagendera Ariko sasa Papa Sava uriya mugore nge namwemeye. Yabonye ibintu bikaze yaje agenda afata umugabo we baragenda. uriya wari Utwara nanjye uriya wapeke nibyo bakoresheje ntibabiriye. Uriya nyine yasanga. biriya no gufuha ariko Nugufuha ariko uzanye umugore n'abana ngo umuntu araje arabasagariye mwizanye hanyuma bikaba ngombwa ko umugore akasiba kuryoha rwose amusomye. ugapfuko jewe bino bamuvuga ngo iki no ngiki wibeshye uri umugore wanjye nkabona urimo kubwanuka kuriya mu bagabo mu bubari ugenda uzi ko agendaga ajya ahobera abagabo bose muri club ahobera nagukubita ikizi ngize ebyiri ugatangira kuva imyunandi kaza wiki harimo nzize mu bita se ni oya gusiga se wagombaga kubikurikirana se wagombaga kubikurikirana se nyine oya Yewe Papa Sava ndabona mugiye mu by'abagabo reka twebwe abagabo twicire wowe uratuzasubira. mwigendera ibitono reka tuganire gongaho turi kumwe rero ntacyo ubwo natwe reka turebe ko tubyoruganiza tuzababwira gahunda ikurikiraho sawa ndashaka kukubaza ugira ubwenge buzima waratokoye mu bwonko uri igicucu kigendera uri igiki ese kunuka nkuzira soni gizeleze ndagutuka so ngo koko ubu ntago ukwiriye gutukwa gute kweli none se buriya bari abakobwa ko mubohereje ngo nibagende mubohereje ntacyo bari gukora ariko se mani twigeze tuvuga ko dukorana nabo twabisane nabo none se fagitire nta kintu bari gukomaho fagitire soni
uzi ko babwiye ngo nimugende ngiye nkagira ngo uri muri ikinira kabisa. None se ninde wariye nifu akabenzi nyine simadederi se pepe nawe mani yadukubite mwigunira nawe yakabije ikiro egzo esheshatu nkubwira turi munsi 7 Bavaria 2 broke enye ife 3 ifirite 6 ubwo se bashyizemo umupeti 2 na nkwezi sibyo nababwira roshete zinga ibihumbi 42 byose akakanya ariko byo twafashe ubwo nta biriho ubwo nyine ubwo rero ubwo tugiye kuyibyimba nyine twe 42 wowe nande ariko se ahubwo 42 ahubwo ubwo ryiri ibihumbi 45 kugira ngo uriya nawe watwakiriye wadufashe neza waduserivaga turebe ko twamuha ka tipu waduserivaga tipu ubwo ni yangaye si ariko ubwo ntabwo wabonye ukuntu se twakira degede ntabwo yazanaga ishyushye ngo genda uzane ikonje yakazana amafi akabaseriva amafirite akabaseriviza ikonje n'izishyushye none se ko ntabwo ari akazahemberwa siko yatsa se ariko namwe muka abantu ku buryo se tumubihumbi 3 byose baka ahubwo ari amabono bagenda gukanda ugira ngo wishyure arazana inzoga ugakanda ibere yazana inzoga ugakubita ku ibuno umwicira ijisho muri bwa bukaneti butandatu ntabwo yanywemo kamwe ntiyanywemo kamwe ubwo surongeraho ibindi 3 byo kugira ngo ariko ngo hano bashobora no kuba banatwibye oya babibye sari ikintu hano nayiverifie wese ntabwo irebyeho ntabwo rero ibyo by'ubutipu aba yaraje kwaka akazi agashaka ntukajya uzanaga ibyo bikiri oya namwe mujyemo abanyamuki ariko mujyemo abanyamuki umuntu nakwakira neza nawe umushimira ikibazo regasicyo urumva twebwe uburyo twakira neza twabubonye yari yanashamadutse wumva urimo no kugenda ukururana umwicira ijisho azubwa kubita kwibuno ujya kurigisha muri banki ukaka amafaranga bakakwakira neza bakayaguha hari ubwo ari wamuhumugishije uti ngusigiye 5 ngusigiye 10 hari igitaro uburongo umva umuntu ukora muri banki ntiharuga ariko se nkubaze ndeka mbabaza ndayishyura njyenyine kubera ko ari njye wayiriye njyenyine nanwe uducupa tungaye papa sava nanwe tungaye umva nawe yananwe tungaye ibyo mwanyweye byose mureke tuyibyimbe reka tuyibyimbe yes umbere umugabo ntabwo rero wadukuye mu rugo hari hari champagne hari urwagwa hari umutsama hari inturire hari umutobororo hari ubushera hari nyirahwigire ntabwo rero watubwiye uti harewe hanyuma iwawe haba icyokezo se mama sava hari icyo atazi kotsa arabizi kubyotsa ku mbabura isanzwe kandi niyo ukenera ikindi bari guteka uravuga uduhurutuye mu rugo ngo tugenda tujya kunywera mu kabari ngo mu rugo nta kigenda none ngo tubyimbe fagitire siwe wahadukuye wenda reka tureke no guterana amagambo tubivuge nk'abavandimwe shimye yuko wavuze ngo inzoga zo mu rugo zirabiye ngo zirabiye zitatunani ngo tugende tushaka no kwirebera umupira abatujanye mu nababajije ibyo byose ndabyumva cyangwa namwe muranabyumva ninde ufite icyokezi we ariko nge nakubwiye ngo niki wakeneye ko botsa kikaba tuvuga ko icyokezo nta gihari mama sava yaravuze ati batekere ukavuga ngo hoya tuvuge ko nta gihari kuki bari abakobwa utavuze uti hari abantu b'inshuti ushaka kugira ngo dusharinge cyangwa dusangire nabo baze mu rugo bamwe kuzari abo yahamagaraga ntiwajyaga kubona ukabona azanye agakobwa aho ngaho none akaramaza ngo uranywa iki siwe wababwiraga ngo mufate akantu gafatika wa mukobwa urimo kunywa Heineken yakubise bungahe ingunga akubise bungahe se ntabwo yaraje mu mubare wacate ku buryo tugiye kwishyura ubwo tuvuge ko mu mpindutse oya njye suko guhinduka guhindutse ariko ibaze mvuye mu rugo ubu ngubu ibyo mu rugo byose no kubibarira hamwe umugore abonye mahagurutse nsize bibarurebe urumva abonye mahagurutse mu rugo ngo inzoga zo mu rugo zirabishye uti muze mbajyane ngo ngiye kwishyura andi mafaranga wabonye ukuntu kuri izi fe 3 tutariyeho wariyeho sibyo se nahoze mbabwira bari abakobwa mwabona ukuntu babiraza none ntabwo rero wabazanye izi firite abazanye se mwebwe ntabwo nari nimbazaniye kugira ngo namwe buri wese abe urumva buri wese abe yicaranye nakuyamye ndimba nakuyamye ngewe utazansengera mwiyame n'undi munsi ubu watanga amafaranga ukagenda ukabwira umugore ngo wavuye mu rugo usize inzoga ujya kwishyura izindi mu kabarute umva rero mbabwire uratubwira iki Digidi ndakumva papa sava iki
ntimumpindutse gutya. ntabwo nguhindutse ariko turamuhinduka Simuhindutse. oya niko Iyo ubivuga digiti utari ibisi nka bya bindi uva muri siporo wirukanka Eh. ukagera muri karitsiye ugasanga abantu bicaye mu masaha yine bati esipuri uti merci Eh. batariko nk'agafanta cyangwa nk'utuzi ugarura iki wapi intege uti ndihuta. wayareka wenda maze bati wisuzugura abagabo Yego. ntiwicaye Eh. ntibaserivye si amazi unyweye Yego. ntibaserivye ntunyweye fanta bwa kabiri ntibibayeho wari uvuye muri siporo akenshi witaye mu rugo banakuzanira boyiro utayishakaga nibigeze Umuntu nka ati saa baguha saba akaboyiro. bazana fagitire bati nawe ishyura si nk'ibyo ushaka kutuzanaho wadukuye mu rugo uraduhurutuza udutesha inzoga tujye mu ujya kabari guhamagara ngo abandi icupa bakobwa riryoha. n'abagore urumva none urazana fagitire ngo ntituyibyimbe wowe nandeze namamasha mushyiremo njyewe muri ibyo bintu kabisa reka nkubwire ngewe papa sava nta sina menshi n'ijana ni 42 njye nta n'ijana naguha ngewe nta jana naguha mugabanye umunwa. oya nta muntu nta muntu Mugabanye uhari. umunwa. nta muntu uharari Mugabanye umunwa. Mugabanye umunwa. Nimureke mbabwire. Murabizi? Papa Sava. Digidi. ndakumva Ntambwa ntasera umutsima. ese wirakara mani urumva ubonye muri twe ihagaze wirakara hariya ngo uvuge nabi Umva. wirakara ngo uvuge nabi Nimugende ifayitire nge ni umva. Nimugende ifayitire nge kuyishyura mwabubwamwe. Muhambire mufunga ubu no mugenda. Ndayishyura hanyuma uretse seki. Uretse iki ntago mumpindutse. Umva. Ndayishyura hanyuma murebe ko ejo nzaba naho twinda yanjye. umva ndi oya umva nkubwire Akane magende ba umbwerekeze. jewe nakagufashije Ubuntu bw'ubugabo bw'ubwa gusa ubu se ntago muntu abye mu nama. Ndayishyura. ariko ubu Ndayishyura. turamutse tubaye Mafungo ubu no mugenda. Asoni. kimeze nk'igifuka gihambiriyemo ubusa gusa ubu se kugiye kwishyura ujya kureba amafaranga wamuginga ko waguzaga ko avuga ngo tugukomereho Nimugende kandi tuvuge ko wewe. twe turimbwa ubwo wowe ugwisha nawe ari- n'urumurizo Genda nawe. Taba mugabo karabunga Uyakuye he? n'ubushete bwumye jya gutobya umutungo wa dagewe Genda wanjegera. asore ese ubwo uragenda cyangwa urahira imanga ku rundi ruhande nanjye nta kintu nari mfite shana ukuri kw'Imana nanjye ariko ubwo utakigira ugiye kujugunya ibyo mu rugo uzajya uva mu rugo ujya kujugunya mu kabari ariko ndimo kunagana Ntabwo nanjye nk'amabyariro dukuze. nta kintu mfite buriya niyo ariko waguza ugasaba nkaguha ariko kuki ujya kujugunya mu kabari se kandi wawe ubihasize kwa mugani wa kibwa gusa ohohe nk'iyo bataye mu kinani